tugiye kurebera hamwe uburyo twakora esikariye ya beto noneho tukayishyiramo n'ibyuma. Uyu munsi ni nka introduction, niyo mpamvu ndi buze kugerageza kuvuga gake cyane, ndajya ngenda mvuga amagambo make make kugira ngo mbashe gukurikira step. None ejo tuzafata iyi esikariye tuyibarire ibyuma byayigiyemo na beto, aricyo twita material take off. Niturangiza tuyikorere na pricing cyangwa se costing, naho tugere dushyiramo na cost, turebe ibikoresho byayigiyeho. Reka dukomeze, reka dutangire noneho turebe iyi esikariye. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubibona kuri screen yanjye, ni ukuvuga ngo iyi esikariye iraba ifite utu landing tugera muri 16. Tugiye gushyiraho landing, ubu ni flight ya mbere. Niturangiza hano dushyireho landing ahantu umuntu aruhukira ari kuzamuka esikariye, wenda tuyihe metero 220. Noneho twongeye dushyireho indi flight nanone tuzamure tugeza kuri second floor ariko ihindukira mu buryo buri opposite. Noneho nitugera hano hejuru, naho urabizi iyo uvuye kuri flight yindi ushyiraho indi landing nanone kugeza kuri slab hejuru, nayo turayiha ingana gutya. naho tugiye kuri green check mark. None ibi tubishyire muri 3D kugira ngo mubashe kubona uko bimeze. Noneho muri 3D iraba igaragara gutya. Kitagaragara ni ikibazo cya visibility. Noneho turajya kuri screen cyangwa se ari hejuru cyangwa kuri keyboard wandike visibility and graphics. Noneho tuza tiking stair, nituyitiking irahita igaragara. Buri bishushanyije ariko imashini itabasha kuyibona. Applying okay, then murahita muyibona no kuri workplace. Noneho tujye muri shaded, esikariye irabasha kugaragara, ariko nubwo igaragara nayo murabibona yuko landing zitagiye zihuye n'amaflight. Aha rero ni ukuvuga ngo tugiye gushushanya, tugiye kujya kuri edit stair. Noneho ahangaha murabona riser ntabwo zihagaze neza, ni ikibazo cya parameters. Turajyamo hano hirya, noneho kugira ngo zize kuba zihagaze tugiye kuri edit stair, turaza tuyishushanyirizaho hejuru kugira ngo ibashe guhuza flight n'amalanding. Ariko reka tubanze dukemura ikibazo cy'uko hano riser zihengamye. Turajya kuri thread and rise, noneho ahangaha tujye kuri edit type. Niturangiza tubanze dukore set, mbese no kuvuga ngo biri muri izi parameters mukurikire. Ni ukuvuga ngo iriya nosing niyo turi buze gushyiramo 0 hasigaye bihita bihagarara. Nako bise bikemuka. Nosing length yo wayikaseho ifite ifata hejuru ikahita ibihindagura. Okay, urabona ko riser zamaze guhagarara. Green check mark bigahura. Ubu hasigayemo ikibazo cy'uko landing zitagiye zihuye n'amaflight. Ibi nabyo turabikosora tugiye muri edit stair. Noneho tugenda tuyishushanyirizaho nabyo mukurikira ukuntu tubikora. Reka tubanze dukoreho izi garde fou, noneho dukore design ya beto gusa, kuko n'ubundi design irakorwa muri beto honyine. Hano murabona yuko za garde fou zamaze kuvaho already. Noneho tugiye gutangira noneho gushushanya, guhuza landing. Tugiye mu editinga ku buryo turashushanya dukoresheje
turasetinga iriya work plane, noneho ibasha kugenda iduha kushushanya biriya ndi kuvuga ko tugiye guhita dutangira gushushanya, noneho plane niyo ibasha kuduha kugera gushushanya kugira ngo landing zibashe guhura n'ama flight. Urabona byasaga nkaho bigiye bikase kuko byashushanyijwe mu buryo butandukanye. Iyi niyo nzira mugerageze kuyikurikira, asigaje tuze kuyinjiramo burundu. Agenda nshushanya amanuka agarayiza ku kandi kugeza ngeze hasi, nindangiza nshyireho na ya landing ya mbere, ko murabizi esikariye ntabwo iza ngo ihite yicara ku musozi gusa, igomba kuba ifite akandi ka landing hasi. Aka ni ka landing nindi kuvuga kaza kagahita kajya kuri riser ya mbere. Turazamuka flight ya mbere tujye munsi ya landing itari ifatanye na flight, dutambike kuri landing yo hejuru, duhite ducrosinga tujye kuri green check mark. Murahita mubona ko ahangaha ya plane iri buze kuba igaragara, ariko icyo ngiye no kuyikurura ku buryo ibasha gutwikira iyi flight ya mbere, bivuze ngo niyo nindi gushushanya, niyo nza gukoreraho design, noneho ngahita nyiringaniza na beto. Nisubira inyuma gakeya murabona yuko deja landing yo hasi, flight na landing yo hejuru byamaze kwihuza. None turangiza tubikore kuri flight ya kabiri yandi ijya kuri second floor. Naho turakoresha uburyo bwa plane, naho dukoresha extrusion. Naho turashanya duturutse hejuru kugira ngo iki gice gihure na cya landing gihure na flight ya second floor, tumanuka dusubira kuyo hasi nanone. Naho ndashushanya nk'ibisanzwe. Iyi ni landing yo kuri first floor, ihita kugeza kuri first floor. Twa trimming cyangwa se tukajoyininga kugira ngo uyu murongo umanuka n'utambika bihite bihura. Trim murabizi ko ukora TT kuri keyboard yawe bigahita bikunda. Nagerageza guhindukiza kugira ngo mfate ya plane yanjye nyitwikirize flight ya kabiri nkuko twabikoze kuri flight ya mbere. Nabangu yikirika abanyiza ugafata kano kareba ku ruhande ukagakurura ugahita utwikira uringanije no ku flight ingana, kuko iriya plane isa nkaho yakorewe mu rubavu rwa esikariye.
nindangiza no kujya kuri finish mode cyangwa se iriya green check mark. None tugiye gukora n'aka ko hagati kagabanya ama flight abiri, nako no kugashushanyizamo hagati gutya, wangiza tukajya kuri green check mark, noneho tugahita tugakurura sasa kamanuka, naka tukakaringaniza naho isi karirangirira. Ubwo karaba gahuza landing ya first flight na second. Noneho hano turaselectinga, no tujye muri visibility graphics cyangwa se muri visibility, noneho cyane cyane twibanda kuri structure material. Noneho tujye kuri finish mode, selecting filtering, noneho dukuremo flow zonyine, hasigaye dusigane birebana na stair landing na running, apply okay. Noneho icyo tugiye gukora nuko tugiye gutangira mu kanya detailing y'ibyuma. Noneho irebeye hejuru nuko nguko imeze. Tugiye kuri first floor, hano turahita tujya kuri second floor kuko niho risers iri, niho twayishushanyirije. Noneho icyo tugiye gukora nuko tugiye gushyira mu gukoca ama section kugira dutangire detail yacu, to detailing ibyuma. Turabikorera kuri iyi section, noneho no kuyidaba clickinga kugira ngo ifunguke, murabizi. Noneho ya section hitiza ahangaha cyangwa se ukayidaba clickingaho, nuvuga ngo iyi section niyo tugiye gutangira gushyiriramo ibyuma by'ama flight ndetse na bigenda bitambitse. Hano nuvuga ngo turagerageza gukoresha sketch bar, turashushanya icyuma kugira ngo dutange command icyuma kize nkuko nabibabwiraga. Nuvuga ngo icyo ukora nuko uhita ukirika kuri landing, hakaza kano karongo gacagaguye cyangwa se kari dash dash, niho tugiye gushushanya icyuma. Kirazamutse, hari landing, tuzamutse flight ya mbere, nitugera kuri flight ya kabiri kiraba icyo hejuru. Noneho duhite dutambika tugishyiraho na hook ireba hasi. Noneho iki cyuma nitumara kugishushanya mu kanya turajya kuri mode cyangwa se finish sketch. No ibi byuma nanone tugihereze spacing yuko biri buze kuba bingana. Nuvuga ngo turajya hano hejuru kuri single duhinduze maximum space, no turekeremo iri. Niturangiza tugiye kugira ngo iki cyuma kigaragare neza, turajya muri visibility, view visibility state. Niturangiza dutikinge aho hose ko ari hane, okay. Noneho tumanuke hasi muri visual style, no tugiye guhindura ibara ry'icyuma kugira ngo kize kusa nk'igitandukanye, kuko iriya ni ibyo hasi ni bottom mat. Turayihereza umutuku kuri pattern hano, naho tugire solid. No applying okay. Kugira ngo icyuma gihinduke nanone turasubira muri turongera tugiselecting, tujye hano override graphic in view by category. Noneho tugende tujye kuri pattern, dushyiremo ryabara, hasi yaho tuhagire solid. Noneho apply okay. Tujye muri visual style tuyigire fine. Cyuma urabona ko cyahise kigaragara kandi gifite ryabara tamaze gushyiramo mu kanya. Noneho dusubire kuri 3D. Ibyuma byacu bitewe na ya spacing twashyizemo byamaze kujyamo, ariko kuri flight ya mbere, landing yo hasi na flight ya mbere gusa, kuko nibyo twakoreye design. Noneho turasubira muri fine, noneho ibyuma bashe kugaragara neza. Urabona hari zaho kuzihagaze izo ngizo, noneho murebe no munsi ko ibyuma byamaze kujyaho.
dusubire kuri section, niturangiza noneho tugiye gutangira gushyiramo ibyuma by'ama risers cyangwa steps. Tugiye ku byuma noneho turagerageza kugenda turakirikaho ka dash line kaze, no duhite tubona akaba hari ababikwereka cover ya beta hirya kugira tubone aho dushyira ibi byuma by'ama steps cyangwa se by'ama riser. Icyuma turagishyiramo gifite irahuka ariko ari igice, niturangiza tubikorere copy, dukore multiple copy, tugere tubishyira muri buri risers. Kuko tugera tuzamuka tugishushanya kigiye hasi, hano tubendinga gahuko, nitugera hirya tugikate, ducekinge kari aka green, noneho aka turagafata tugende ntabwo dukoresha maximum spacing kuko gutya ntibyakunda, ahubwo tugiye kugafata dukore multiple copy, tugiye tugashyira muri buri riser yose copy, noneho ducekinge hano hasi multiple copy, multiple dutikinge, no tugende dukirika kuri buri risers kagenda kahajya. Biraba ari utwuma tubendinze kimwe, dufite length zimwe kugeza kuri upper landing. Dusubire kuri 3D, muhite mureba yuko utwuma two muri landing natwo tugomba guhita tuzamo. Turajya kuri section, noneho byose tubiselectinge, nanone nabyo tubihindurire ibara, no kuvuga ibara niryo ritari kugaragara neza, naho tujye muri overlay the graphics by category, naho tuhagire pattern muri bara nanone. Noneho tuze kuri view visibility state, niturangiza dutikinge hahandi uko ari hane, niturangiza tugire okay. Ibyo murabona ko byahise bigira ibara nk'iryo hasi. No dusubire muri 3D, murabona yuko ibyuma byo mu steps byamaze kujyamo, uhereye kuri landing yo hejuru kugeza kuri ya yindi yo hagati, dufasha guhita tujya kuri first floor. Noneho step yindi kurikiye nuko tugiye gushushanya upper mat cyangwa se ibindi byuma nk'ibi ngibi bigenda binyuramo hejuru. Nukuvuga ngo hano ushobora kubikora by element cyangwa by category, cyangwa ugakora filtrage filtering. Maze turagira solid, ririya bara turihindure reset, apply, duhite mu ibara, okay, solid, shyiramo solid. Noneho ibyuma murabona ko byahise biza, murabona namwe ko ibyuma by'ama steps bigiye bimeze. Noneho tugiye gushyiramo overlapping, tugiye gushyiramo ama overlaps. Aya nawe rero ntabwo tuyashyira mu buryo bwa automatic, no kuvuga ngo turagenda tweditinga, turajya ku byuma, niturangiza tujye kuri sketch bar. Bibaye byiza twa sketchinga, hari uburyo bwo kugenda dushyiramo ibi byuma biri by'ama distribution, ariko turanza dukore ama overlap, niturangiza tujye kubona gushyiramo distribution inyuma. Nicyo cyaba cyiza kugira ngo bize gusanga ibyoroshye, kuko iyo gishyizemo gutyo kiba kikwiriye ko kidashaka kujya muri la cover. Ariko twebwe icyo tugiye gukora nuko twashushanya bisanzwe, noneho twamara kubishushanya dukoresheje iriya edit sketch uko ushushanya ibyuma bisanzwe, noneho tukaza kugenda tudakoresha uburyo buri automatic, kuko nuvuga ngo turabukoresha kuri landing yo hasi niyo hejuru gusa. Ahasigaye overlap tujye kuri edit sketch, noneho tugishushanya duhereye kuri karaka ko muri landing, tuzamuke ino overlap ntabwo tukigeza hejuru, turagikatiramo hagati. Noneho dushyiraho indi overlap ituruka hejuru kuri iki ngiki twashushanyije kuri upper landing, nacyo tukimanure, nacyo ari overlap ntabwo kiri bugere hepfo, tukigerezemo hagati, kuko nk'abantu bakora ibyuma murabizi ko ari uko nguko bigenda. Noneho selecting za overlap zacu zombi, noneho tuzihereze spacing kugira ngo zijye no mu bice byo hirya muri landing, ku yindi section turi gukoreraho detail.
noneho turagerageza kurinkinga aya mahuku tuyegeranye, noneho icyuma nacyo cyegere hejuru gakeya. Muri video ejo nzabereka ukuntu umuntu agenda akora cover, akora setting ya cover ya beto, n'iyo huku nayo tuyitunganye ize yegerane na ngenzi yayo. Noneho turasubira muri structure, noneho tujye ku byuma, niturangiza tujye kuri placement perpendicular, noneho tujye gushyiramo bya byuma by'ama distribution bigenda bitambitse. Turakoresha perpendicular to cover, ushobora kugenda ushyiramo icyuma kimwe, ariko naho tugiye gukoresha maximum numbers, single maximum numbers, kugira dushyire mu ibyuma bitambitse tugomba kuba tubona kuri section. Subizamo maximum number, tujye muri 3D, nayo turebe ko ibyuma byacu byagiyemo. Mwibuke ko ibingibi turi gukora kuri flight ya mbere, turi buze kuyikora no kuri flight ya kabiri. Mubikurikirane kubera ko niyo nzira ishoboka yo kubikora kandi ugakora ibintu bikubiye mu mutwe. Hano turafilteringa dukore flow na level, dusigaremo structure base zonyine ko arizo dukeneye. Visibility edit dutikinga ahandi hose ko ari hane kuri 3D na 3D analytical mode. Ibyuma byacu murabona ko byamaze kujyamo, ibyo hasi n'ibyo hejuru. Urabona yuko escalier rwose ibyuma byabo bizinze neza. Ibyo by'utudomo n'ibyandi twashyiragamo mu kanya nitaga ngo ni ama distribution bigenda bitambika. Ubwo muri part 2 yari part 2 ni ukuvuga ngo icyo tuzakora nuko ejo turi bugerageze kugenda dushushanya ibindi bice bisigaye. Ni ukuvuga ngo biriya byuma no turi buze kubishyira no muri riser yo hejuru, niturangiza dukore pricing y'ibyuma byose byakoreshejwe. Rero ejo nabararikira yuko muri buze kuba mwiteguye kugira ngo tubashe no kwigira hamwe ibyo ejo noneho tuzashushanya inzu igeretse, noneho yo tuzayigereka inshuro nyinshi, ko muribuka yuko nk'ubushize twari twakoze akameze nk'aka ngaka,
ariko ejo nzabereka indi tricks dukoresha kugira ngo inzu ikorerwe ishushanywe vuba. Ni ukuvuga ngo Revit aho ibera nziza ni uko ushobora gukora design y'ikintu kimwe warangiza ugahita ugishyira ukizamura ku yandi mafuro kugira ngo bize kukorohereza. Ngira ngo murabyibuka yuko aka kazu twagashushanyije kameze uku nguku, ariko birashoboka yuko nanone ubu nshobora guhita ngakuramo aka etaje kazamuka. Sorry, noneho hano ngiye gufilteringa check none, inkuta aba arizo nsigarana, nsigarane na column gusa, mpite mbizamura hejuru aba aribyo biba selected byonyine. Nindangiza inkuta nshobora kugenda nkazigeza hano ngeze kuri level 7 kubera ko base iri kuri slab, ariko top hano nshobora guhita nyitegeka nkavuga ati ihita igenda iri kuri level 7. Murabona ko deja bizamaze kugenda. Nangiza nkaza nkareba na column nanone, najya kuri column nanone nshobora kuza nanone ngakora filter, nanone ngafilteringa check none, ngasigarana column zonyine kuzo ngo nizo ziri buze kuba selected. Noneho ku buryo nazo nshobora guhita nzizamura nkazigeza hejuru cyane, nkazigeza kuri level 7. Even n'iyi ngiyi nayo nkazamura nkayigeza kuri level 7. Ni ukuvuga ngo hano muribuka yuko nari mfite iyi slab yonyine, nshobora kuza nkayikorera design ikarangira, yamara kurangira yo ubwayo ngahita yamara kurangira yo ubwayo iyi ngiyi, noneho ngahita nyibwira ati nizamuka. Icyo nkora ni ukuvuga ngo ni shift nkajya kuri copy paste kuri selected levels. Ubwo ni ukuvuga ngo up to 7. Ni ukuvuga ngo ndaza n'ubundi ngire shift 5 6 7. Ni ukuvuga ngo izi slab zihita zigenda zigahita zimukiramo, abona ko nta zari zihari. Ni ukuvuga ngo ngiye nko muri 3D asanga atakazu kanjye kamaze kwigereka, kandi no kuvuga ngo nakoze slab imwe ariko ndangira mpita nyizamura hejuru. Ibi rero no kuvuga ngo ejo niko tuzajya tugera tubikora kugira ngo biborohereze, bibereke yuko ushobora gufata n'inzu y'amagorofa 18 ukayishushanya icyarimwe. Ya escalier twarebaga nanone bivuze yuko ndakora detail yo kuri first floor hano hasi, nindangiza mpite nayo nyibwira ngo izamuke igere muri ziriya nivo zo hejuru. Icyo rero bita binyorohereza akazi cyane, bikakorohereza nawe ukurikira izi video ngenda nkomeza gushyiraho. Icyo mbasaba nuko ejo tuzaturi kumwe kugira ngo dutangirane iriya escalier tuyidetailinge, tugere tunigira hamwe ibi bintu byose. Murakoze, reka video tuyisozereza aha ngaha, cyane ko yari introduction cyangwa se nko kugira wenda mu mbakangure mbashishikarize gukurikira iri somo rizaba riberebana no gukora design yo escalier, ndetse tuzayikorana n'ama structural and non-structural element. Turabizi yuko structural element ari inkingi, inkuta, non-structural rero akaba ari za zindi zitikorera nyine nk'uko twagiye tubyiga wenda muri theory ku ishuri. Murakoze.